nibango ahubwo ni ibintu yavugiye kuri Instagram ndangije numva ko byo bintu ushobora kuza kugira akamaro mpita mbirikodinga maze kubirikodinga birangije ndaza rangira gute mpita ntegura content yanjye gusa nta kibazo ndi buze kuza kuyiguha hanyuma wumve niba hari ikintu wagira gute wakuramo reka nze wenda nkumvishe aka voice gato cyane Wita papa Buryohe nyine ari kumbwira ngo iyi link mbabarira uyimpereze hanyuma numve niba hari ikintu byaza kuza kugira gute kumfasha cyangwa se numve niba hari ikintu naza kuza kumusubiza kubera ko birambabaje cyane kuba ashobora kumbwira ngo ndi icyohe ngo ngi n'umugore wanjye ngo turi ibyohe hanyuma akavuga ngo turi amabere ngo yaba mama ibintu nk'ibyo ngibyo ati turi discipline ibintu nk'ibyo ngibyo ndavati ntaribi reka nzayo majwi nyagushakire hanyuma ngire gute nyakoherereze umva kuntu Buryohe twagize gute twavuganye ubwo bari kunshinja ubugome bakanshinja ubugambanyi nta kintu ngiye mpfa na Djihad ikindi Djihad nakubwiye ngo ni umuntu uri hejuru cyane kwiyi mihanda ntago namwigezaho Buryohe nimba warezereka badufashe ja ariko nimba ushaka gutukana turajya ku karubanda tutwambikana turatwambikana mu bantu utera ubwoba sindi wowe peti Yes ngo ikaze kuri Bosco Empire by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda ngo haye ikaze muri iki kiganiro uyu munsi ndagira ngo dushyireho umucyo ku bantu bakomeje kugenda banyandikira cyangwa se banshinja ngo ubugome n'ubugambanyi ngo kugambanira ngo umuntu bita Djihad kugira ngo uwo bita Buryohe agire gute amufungishe bantu banjye ntago ngewe ndi ku rwego urumva nta nubwo ndi wa muntu ushobora kuba bangwe nanze Djihad nta kintu mpfa na Djihad yewe Djihad nandenze nta nubwo ngira gute ntago namwigezaho Djihad ni umuntu uhambaye cyane ku y'imihanda ayimazeho igihe so rero kuza unyandikira umbwira ngo ndi umugome ngo ibyo nkoreye Djihad ngo nanjye bizambaho nukuri kw'Imana pe ntago ngiye nigeze ngambanira Djihad ibintu nyine byabaye nuko byagomba kugenda kandi amagambo yavuze ntago ari ngiye wagize gute ntago ari ngiye wamubwiye ngo agire gute ayavuge yavuze amagambo turayanariza tumaze kuyanariza nyirubwita bibonye nawe ahita atangira kugira gute kubifata mu buryo bwe ariko ndagira ngo nyine mbanze mbasobanurire ukuntu byagenze kugira ngo uwo bita Buryohe agire gute ajyane Djihad muri RIB kano kanya ndetse benshi batanye no kubishidikanyaho bakavuga ati wasanga wenda Otto Ahmed ari kubeshya cyangwa se ari buryo kibwa ari gutwikamo atajyana Djihad hehe muri RIB gusa icyo mpamya neza nuko uwo bita Buryohe yajyanye Djihad muri RIB gusa nanone hari ushobora kujyana umuntu muri RIB utagamije kumufungisha just kugira ngo nyine uwo muriro wa mwatsemo base nkaho bamena mutuzi agize gute agenze gakeya ngira ngo ni ikiganiro nakoze ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 2024 ndangije nshyiramo amajwi y'uwo bita Djihad yari yavugiye kuri live ya Instagram bagize gute bamuhostinze bari kumubaza ku biganiro yari amaze iminsi atambutsa ku bujyanama ngo ubw'umwana w'umukobwa musanze mu kabari akamubwira ko yakundanye n'umusore w'ibogari uba hanze hanyuma bakaza bagakwa bamara gukwa ngo bajya kuryama n'uwo musore ngo bagasanga ngo umusore ngo agize gute ngo afite agasununu cyangwa se mu yandi magambo nyine ubwo afite agatsina gatoya hanyuma uwo mwana w'umukobwa abona umuhungu n'umukire ni mwiza ndetse afite n'ubutunzi ariko ngo byagera mu gitanda uwo mwana w'umukobwa ntagire gute ntanyurwe nibwo yegereye Djihad amugisha inama mu kumugira inama Djihad yaramubwiye ngo wowe emera ugenda ubane nawe hanyuma ujye ufata ayo mafaranga ye ujye gushaka za kinubi cyangwa se ujye gushaka abapfubuzi mu yandi magambo genda ukora ubukwe ariko uzajya uce inyuma wo mwagize gute wo mwashakanye iyo niyo nama Djihad yagize gute yagiriye umwana w'umukobwa nibango ku muntu ureba neza uhita ubona ko iyi nama ya Djihad ni ubugoryi ndetse nta n'umuntu muzima ushobora kuza kugirwa inama n'umuntu bita Djihad yaba Djihad n'uwo mukobwa bose ni kimwe hanyuma ngira iki kiganiro Djihad yagikoze ku itariki 28 ku itariki 29 wo bita Buryohe yahise akora ikindi kiganiro avuguruza ibyo Djihad yagize gute yabwiye uwo mwana w'umukobwa icyo kiganiro wo bita Buryohe amaze kugikora ngewe yampaye link amaze kumpa link arambwira ati umva neza kino kiganiro wumve niba hari content wagira gute wakuramo hanyuma ikiganiro gifungura ndacyumva maze kucyumva mbona nta content irimo ibintu ngira gute ndabyihorera ariko byanze kunze nyine mfite content iri imbere yanjye kubera ko ngire ntegereje mu by'ukuri cyo nagomba kugenderaho nkora content yanjye kubera ko amaze kumpa link maze kumva amagambo ari mu ibyo ngibyo ngiye nashatse mu twanjye nshaka uruwenda nakubaka content ndangije mbona ntago biri kumacinga neza ndategereza ndabyihorera hanyuma ku itariki ngira ngo 30 nibwo uwo bita Djihad yagize gute yagiye kuri live ya Instagram bamubaza ko ibyo biganiro byose
cyangwa se bamubaza ku kiganiro yakoze ku itariki 28 avuga ko ngo yagiriye umwana w'umukobwa gushaka umugabo, yamara gushaka umugabo bakagira gute ngo akajya amuca inyuma. Abantu bose banenga mu by'ukuri iyo nama ya Djihad, noneho akagenda akabwira umuntu ibintu by'ubugoryi, yarangiza akaza no kubyigamba kuri mikoro. Mbese ugasanga n'abantu ngo baramukunda, ugasanga abantu benshi cyane ngo Djihad ngo avugisha ukuri. Iyi nama sinzi neza umuntu ushobora kwemera ibyo Djihad yavuze, kireka umeze nkawe, utekereza nkawe niwe wakumva ko Djihad yagize gute mu by'ukuri yavuze amagambo mazima, cyangwa se inama yagiye umwana w'umukobwa igize gute ikwiriye. Ku ruhande rumwe uba wisha abantu benshi cyane, ari uwo mugabo uba umwiciye ubuzima, ari uwo mugore uba umwiciye ubuzima, abana bazabakomokaho uba biciye ubuzima, yewe n'ababyaye abahungu n'abakobwa nabo ubwabo bugize gute ubabaje. Ko ntago kano kanya naba ndi umuhungu ngo niraza njye kubwira papa na mama mbaririra ati umugore nashatse amereye nabi, umbwire ngo papa na mama bari buze kuza kwishima. Kandi ngo papa na mama niba batishimye, nabari umuntu abanye cyangwa se n'abashiki banjye nta byishimo bari buze kuza kubona mu buzima bwabo. Urumva ko ufasha abantu benshi cyane ukatagira gute ukahita ubangiriza ubuzima icyarimwe bitewe n'amagambo agize gute apfuye. Nibwo ngiye naje kujya ku Instagram, noneho numva amajwi cyangwa se numva ikiganiro Djihad akoze ari gutuka cyane abo bita ngo ba Buryohe. Yaravuze ngo hari abo bita ngo ba Buryohe, mbese yabuze n'ukuntu abita, arangije avuga ati muri amabere ya banyoko. Ndiyo jambo yakoresheje kuri live Instagram, hari abantu benshi cyane. Hanyuma aravuga ngo icyo yabazizaga nta kindi ngo nukubera ko ngo baje gukora content mu by'ukuri ivuguruza iyo yari yagize gute iyo yakoze. Aravuga ngo bari gufata content zanjye nakoze bakazuririraho, barangiza bakaza kuvuga ibintu bigize gute bidahuye. Ariko ngiye iyo live Instagram muri sana narivaho kuko numvaga bati ni gute umuntu Djihad ashobora gukora amafuti nk'aya ngaya, ba Buryohe bakamukosora, bamara kumukosora kugira ngo wende yumve ibyo bamukosoye yarangiza akarakara. Ni nabwo wenda icyo gihe amubwira ngo ajye gushaka za kinubi uwo bita Buryohe kuri ya discipline nyine yabo bavuga ngo ni discipline ngo nkeya, ariko nyine biterwa nuko wowe ubibona. Iyo bigeze ku bintu bijyanye n'imikoreshereze y'igitsina, abenshi na benshi nyine uvuze ngo igitsina ukavuga ibintu nk'ibyo ngibyo, abantu batavuga ko nta muco ugira, ariko bya ntago ari ibintu mu by'ukuri baza kumbwira ngo ntago bigize umuco. Kugira ngo no muri primary ibyo bintu turanabyiga cyane. Ndibuka ari n'umwana mugeze twigisha biology, tugeze kuri apparel reproduction, akajya avuga ngo ubugabo ngo ubugore, haza kuvamo umutipe umwe ntazibagirwa yitwa Emi, aravuga ati tica ujye uvuga ibintu mu mazina yabyo urebe na reaction abana bari buze kuza kugira, kuko hari igihe umunsi buze kuvuga ubugabo umukobwa yasohoka hari abamubwira noneho ubugabo byanyabyo, ukabona agize amasoni bagize gute banamuteye n'inda, atujye ugerageza ubivuge mu mazina yabyo n'we nta birenze. So rero abenshi cyane iyo bageze ku bintu by'ibitsina bagenda gake cyane. None iyo ubonye umuntu wirekuye ari kubivuga ashize amanga, abenshi na benshi bavuga ko abantu nta discipline bagize gute bafite, ariko ibyo ngibyo ntago bigize gute, ntago ari byo. Niba wenda kano kanya udashoboye kuba wabivuga, rikaba bishoboye kubivuga babivuge, kubera ko n'ubundi hari abo bagire gute, hari abo bishobora kuba byafasha, hari abafite ubumenyi buke cyane kuri ibyo bintu, bitewe nuko ntago ari ibintu bivugwaho kandi uvuga ngo ni ibintu bifite akamaro, ariko abantu badashaka kugira ikintu babitangazaho, bikaza gutuma benshi cyane tubaho tudafite ubumenyi bwinshi kuri byo, hanyuma twazahura na wa wundi wenda w'inzobere muri byo, ugasanga ibintu bigize gute biraducangacanze. So mu gihe rero Djihad yabwiraga umwana w'umukobwa ati niba umuhungu afite amafaranga ari bogari ariko akaba atakunezeza mu gitanda, ugende mubane, ujye ugira gute, ujye ugenda ujye kumuca inyuma, nta kintu bigize gute bitwaye. Buryohe, yaba papa Buryohe na mama Buryohe baravuze twe turi inararibonye mu bintu bijyanye n'imikoreshereze y'igitsina, ndetse dushobora kukwigisha buryo ki ako gatsina gatoya ushobora gukoresha mu buryo bumeze neza kurusha n'izo za kino bibirwa bagira gute barata. Ati niba ukurikira Buryohe TV ukabona kino kiganiro, uzaze tukwigishe, nta nubwo tuzagira gute, ntago tuzakwishyuza. Mu yandi magambo ko bagomba kuzana umuhungu bakazana n'umukobwa, ariko urumva ko umukobwa yakoze ikosa ryo kugira gute ryo kumena amabanga y'urugo atagize gute, atagishije inama wo bashakanye. Urumva ko nabyo ubwabyo habaze kubaho kurengera, kuko ntago uriya mukobwa yagomba kujya kureba Djihad amubwire ngo ngiye na sheri wanjye bimeze gutya na gutya, basi wenda atagisha inama sheri. Urumva ko ntawe ntaho yari guhera ajya kubwira umugabo we ati tuye kureba ba Buryohe bakwigishe uko wajya ugira gute, uko wajya ubinkorera nkanyurwa, kubera ko iyo bigezanga ntago ugira gute, ntago ngiye nyurwa. So nibwo rero ngiye maze kumva nyine ibyo rwa ruhande rwa Djihad, maze kumva n'uruhande rwa Buryohe, ngiye numvishe ko uruhande rwa ba Buryohe arwo rugiye gute, arwo rushobora kuba ari ruzima
kurusha uruhande rwa ba Djihad, kubera ko n'ubundi Buryohe hari aho yageze aravuga ati niba se uva ku kasununu utazakihanganira bitewe no kwenda mu bukumi bwawe wamenyereye za kinubi, wowe subiza inkwano y'abandi ubundi umuhungu agenda amenye ubuzima bwe, nawe ugire gute nawe umenye ubuzima bwawe. Naho kumbwira ngo ntago nasubiza inkwano ngiye kubana n'umuntu nakunda cyangwa se umuntu mbona yuko atazigera abasha kungeza ku byishimo byanjye, ngo hanyuma ngo njya kumuca inyuma, ati nta umuntu muzima wabishyikira uretse Djihad nyine ufite mind imeze kuriya cyangwa se udafite indangagaciro z'ikiremwa muntu. Nyine just ubona abantu bose bibaza ngo ubundi Djihad ni muntu ki. Nibwo nanjye nahise nkora content ro ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 2024, ngira ngo hari hashize iminsi 2 abo bita ba Buryohe bagaragaye bari mu mvura bari kugira gute, bari kubyina bend over cyangwa se ubona ko hari imbyino bari gukoresha. Noneho ababibona akababona ko bino bintu ari urukundo, ariko noneho abandi bakabona ko ari kuba indiscipline cyangwa se ngo nta mico bagira, kandi banga ubwo abafite umuco niba abantu usanga nyine bicaye muri saro, umugore ari muri touch ari muri chat yiwe, umugabo ari muri game nyine, ubwo ugasanga nta communication mu by'ukuri iri kuba hagati y'umugabo n'umugore, ku buryo bigoranye ko umugore yamenye icyo umugabo atekereza cyangwa se ngo umugabo amenye icyo umugore watekereza. Urumva ko hagati aho ngaho nbango no kwita ku bana bihari ibintu bigize gute, bihari ibintu bihambaye cyane. Ariko ngewe nakifuje ubwo ko mwese mwagira ngo nk'izaba Buryohe, kubera ko iriya famiye ni famiye kabisa, buri wese nareba akavuga ati iyi famiye ibayeho neza. Uzarebe kuntu uriya mugabo afata abana be, uzarebe buryo ki aba ameranye n'umugore we. Mwumvishe umugabo hano hafi Gikondo ngo yaragiye ngo sanga umugore we ari mu kazi, atangira kumujombagura ibyuma ngo bigera muri 4 ahita amwicira mu bantu. Hariya nta kindi kintu kibitera, nyine just ni kwa kutavugana hagati y'umugabo n'umugore, kwa kudasabana. Noneho babandi basabana bakanabigaragariza abantu, aho kugira ngo baze kuza kuba ari intangarugero mu miryango nyarwanda, muri kubafata nk'aho ari iki nta discipline bagira cyangwa se barabaho b'indiscipline. Ngiye singiye kubeshya, nyina nakoze ikiganiro nibasira cyane uwo bita Djihad, ndabati biro ntago bigize gute, ntago bikwiriye, uretse ko wenda n'uwaje kugisha inama nawe ubwe nta kigenda, ntago yakombye kuba ari umugore mu by'ukuri. Kano kanya turi buze kuvangwa agomba kuba ngo mama w'abana, karabango nzi neza ko umuntu atanga icyo afite, cyangwa se ku mugani ngo uteye indimu n'ubundi ugomba gusarura indimu. N'abasore murambagiza mujye mumenya bo murambagiza, mu by'ukuri narakubwiye ngo hari abakobwa bo gusambanywa ukabajyana ku mazi nyine mukarara mu maroje mugataha, ariko nujya gushaka umugore uzagire gute, uzitonde cyane. Abo bakobwa kubatandukanya, umukobwa uzaba umugore n'umukobwa ugomba kuba indaya, narakubwiye ngo aho batandukanyiriza ni ku bitekerezo baguha. Umukobwa w'indaya aza ufite miliyoni 10 mu gihe cy'ukwezi kumwe ugasanga usiganye miliyoni 1, ariko umugore cyangwa se umukobwa ugomba kuba umugore aza asanga ufite miliyoni 100 mu gihe cy'ukwezi kumwe ukaba ufite miliyoni 15. Aho ngaho ihuye n'umukobwa nk'uwo ngo ugwereza ibitekerezo byunguka, uravuga ati ngwino ngushyire mu rugo, ariko ihuye n'umukobwa ugwereza ibitekerezo biguhombya, ngo uravuga ati toka kure wakibwakazi we, deka cangaha ngiye nkomeza ubuzima bwanjye. So rero uwo umusore uvuye hanze akaza kubitana Slay Queen mu mujyi wa Kigali iri kujya kugisha inama Djihad, kandi na Djihad nta nama yigiriye, ukambwira ngo umuntu aje kukubera umugore azabyara abana, abo bana rangize ngo abahe uburere, nta kigenda ngo nta kintu bagize gute, nta kintu bimaze. Cyo kiganiro maze kugikora nkuko bisanzwe, nsanzwe mvugana na Buryohe, ndetse nawe yabonye ikiganiro gikaze ashaka kumpa link akambwira ati kiro kiganiro wakumvisha ukumva niba ari ikintu wakuramo, cyangwa se nanjye nabona nk'ikiganiro wenda kimureba avuga ati iki kiganiro wacyumvishe wumvishe kuntu ibintu bimeze, reba niba hari ikintu wakuramo. Niba ngo maze gukora kino kiganiro cyanjye kubera ko nari nzi ko wenda aya majwi Buryohe atayumvishe, narangije ngira gute, nahise muhereza link, ngira ngo iyo link amaze kuyibona nibwo yaje kuza kugira gute kumbwira ngo mfasha umpereze link wakuyemo aya majwi cyangwa se video ya Djihad. Namubwiye ngo ntago ari ikiganiro cyakore kuri YouTube, nibango ahubwo ni ibintu yavugiye kuri Instagram. Ndangije numva ko byo bintu ushobora kuza kugira akamaro, mpita mbirikodinga, maze kubirikodinga birangije ndaza rangira gute mpita ntegura content yanjye. Gusa nta kibazo ndi buze kuza kuyiguha, hanyuma wumve niba hari ikintu wagira gute wakuramo. Reka nze wenda nkumvishe aka voice gato cyane wita papa Buryohe nyine ari kumbwira ngo iyi link mbabarira uyimpereze, hanyuma numve niba hari ikintu byaza kuza kugira gute kumfasha, cyangwa se numve niba hari ikintu naza kuza kumusubiza, kubera ko birambabaje cyane kuba ashobora kumbwira ngo ndi icyohe, ngo ngi n'umugore wanjye ngo turi ibyohe, hanyuma akavuga ngo turi amabere ngo yaba mama, ibintu nk'ibyo ngibyo, ati turi discipline, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndavuga ati nta ribi, reka nzayo majwi nyagushakire, hanyuma ngire gute nyakoherereze, umva kuntu Buryohe twagize gute twavuganye. Ubwo ngo bari kunshinja ubugome bakanshinja ubugambanyi, nta kintu ngiye mpfa na Djihad.
ikindi Djihad nakubwiye ngo ni umuntu uri hejuru cyane kwiyi mihanda ntago namwigezaho just nyine ubwo niba muvuze namara kuvuga wenda nyir'ubwite akabona ko ibyo namuvuze wenda bifite ishingira nawe akahita byuriraho akabatereka njyana ikirego muri ribu ariko aho bigeze nyine nanjye mbabona ko ibintu byamaze guhindura isura ko bura iyo umuntu amaze gufata kese mufitanye akahita ayihuza n'ingengabitekerezo ya jenoside ubundi uba ugomba kugenda gake cyane kubera ko kano kanya nta ngingo n'imwe Djihad afite igira gute iri kumurengera nubwo wenda ari gukaragavura mu modoka y'idene akumva ko ibintu ngo byabaye ariko Djihad ntago kugira imodoka ari ryo juru cyangwa se kugira imodoka ntago ari uburenganzira kujya gutuka abantu kano kanya wakoze icyaha cyo gutukana mu ruhame wakoze icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha uvuga ngo umuntu bamwirukanye mu gisirikare kubera ngo discipline nkeya kandi afite imidari n'amasertifika y'ibintu yagize gute yaruhiye uretse wumve Buryohe tuganira ukuntu byagize gute ukuntu byari bihagaze Bosco Empire nasomye titre yawe ngo Djihad ngo atikuye ba Buryohe ngira ngo nibyawe byo gutwika ariko nkurikirana iki kiganiro ndinze nkirangiza ibyo bavugaga hari akavideo hitishijemo mbona koko nibyo umva mfasha umpe akarinki cyangwa ko kavideo wabivanyemo kose mbese mbabarira ukame ubwo byumve byose byatuvuzeho ubu natwe dutegura uko tugomba kumusubiza so ngira ngo wabyumvishe uyu ni papa Buryohe ubwo amaze kubona iyo link amaze kuyumva kubera ko ngiye nari nahaye umutwe uvuga ngo bita Djihad abenuye ba Buryohe arangije agira gute aranabatikura ngira ngo niba nengendeye kuri ya magambo nyine aherutse kuvugwa n'umuhanuzi bita ngo Theogene akanguriro bita ngo ni Prophete Noheli ngo kuzafata bita ngo wanyana Asia akamubenura ngo ndetse ngo akanamutikura mu gihe cyose yaba mwemereye kugira gute ko yaza bakaryamana so rero nanjye nkora iyo title nyikoze Buryohe yayibonye ngira ngo ni kwa gutwika ariko noneho aplayinze video wamaze kuyumva yose asanga nyine hari ibimenyetso cyangwa se hari amajwi ya Djihad mu by'ukuri nashyize muri video yanjye ari gutuka ba Buryohe nyine abahereza amabere ya banyina anabavuga ko ngo ari ibintu by'ibyohe bitagira gute bitagira discipline ahita nsaba kumuhereza iyo video hanyuma ndaniravuga ati ntago bino bintu ari video ahubwo na amajwi yavugiye kuri Instagram ndayarekodinga maze kuyarekodinga nyine bwo nyine nkuramo agace gato cyane nari nkeneye kuba nakoresha muri content yanjye ariko niba uyashaka yose ndakangire gutenya shaka nyaguhe nibwo nayafashe amajwi nyohereza uyu mugabo maze kuyamwohereza nawe mu gitondo avuga ko nta kindi kintu yakoze yabyutse agira gute ajya kuri ribu ko wararebye basanga ibintu batabyihanganira kuko hari igihe nyine umuntu akuzengereza kuri imihanda pe akakuzengereza uretse ko ngewe ntago nkigikira mu YouTube wari we wese kano kanya ushobora gufata akanya akavuga ngo ngiye kuri ribu kugira gute ngo kurega ngo mu YouTube mugenzi wanjye nzi neza yuko mpagaze ku maguru yanjye abiri nta muntu numwe wo kuri YouTube ushobora kuza mu by'ukuri gushakamo ikosa ngo ugire gute uribure kano kanya umuntu ashobora kubabazwa nuko wenda wavuze ngo yakoze ngo yahimbye impanuka yarangiza akababara kandi nubona we ari kugenda avuga abandi ko bagize gute ngo ari abarozi cyangwa se ari kugenda avuga ko ngo abandi ngo bagiye bavuga ko ngo bagiye ngo kwivuza muri Kenya bataragiyeyo noneho ukajya kumva nk'umuntu nk'uwo arakuziye ngo ngiye kugira gute ngo ngiye kukurega kora ko ngo ibiganiro kunkora ngo ntago bigize gute ngo ntago ngo biri kunezeza ukibaza ngo ese ubundi watekereza ko ibyo avuga abandi bibanezeza kano kanya niba ushobora kwicara ukavuga ngo wenda ngo umubyeyi wanjye ni umurozi cyangwa se ngo wagiye muri Tanzania kunshishiriza abeshya abantu ko ngo agiye muri Kenya kwivuza kandi agiye mu bapfumu ngo kunyoherereza ngo impanuka ngo itwice twembi ukagenda ukavuga ku mbuga nkoranyambaga nta kimenyetso ufite kandi uri kuvuga ni umubyeyi ufite abana none ibaze wa mwana ubuze kuza kumva ikiganiro wowe utaramanye nyina ngo ni umurozi cyangwa se ngo ni uri kugira gute uri kukuroga none ibyo ngibyo byarenga umuntu nawe yaza kuza kuvuga amafuti yawe kumva ngo umuntu w'umugabo mu by'ukuri umugabo udafite ubumuga ubwo ari bwo bwose agize ibyago ari kugenda yirukanka imihanda avuga ngo nimumfashe nivuze ngo meze nabi hanyuma wamugira inama yo kuntu biragomba kubitwara ukabona yarakaye ngo ngiye kugira gute ngo ngiye gushaka inzego ndakubwira ngo hano mu gihugu cy'u Rwanda politike dufite no kwigira ntago ari ugusabiriza ikindi benshi cyane mu bakozi b'Imana muri buze kuza muri buze kurwara bwaki muri buze kuza gusorwa mu nzu muri buze kwambara ubusa kubera ko n'ubu nta kindi kintu mumenyereye gukora no gutekera imitwe abakristo mwigize abashumba murangije abandi muhita mubahindura inka ariko za nka kano kanya zimaze kugira gute ziri guterwa inshinge zo kumenya ubwenge ku buryo kano kanya ntago uri buze kumbwira ngo urubaka inzu mu maturo ngo uraza kugura ngo ikote mu maturo ngo uri buze ngo kugura imifuka y'imiceri ngo mu maturo
twagize gute twarabamenye muhagarare mubone inzara zibarye mumenye kugenda mujye gufata amasuka mujye guhinga kumva ngurirwa ngo uzenguruka nta kintu kigomba kugutunga ngo nugusengera abantu batuburira barabahagurukiye ahubwo muhame hamwe n'ibyo mwirwa muvuga ngo wenda ngo turi kuzenguruka ngo twabuze inkunga ngo ugerageza ngo kumvuga ngo banyime inkunga ngo uwo n'umwanzi wanjye ibyo ngibyo ni ukuri mba ngomba kukubwiza nta bumuga ufite uri umugabo nyamugabo ufite imbaraga z'amaboko ugende gake cyane hanyuma y'ibi ngibi uzamenye ubwenge sinzongeye kukubona ku mbuga nkoranyambaga uri kugenda usabiriza nanakwiyame ubwo nongera kukubona nubwo wenda nshobora kwicara wenda nkagusabira ubufasha batewe mu mufashe nta mahirwe ya nyuma dutanze uyu muntu afashwe ariko nta bumuga afite ni benshi cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda bafite ibibazo byo kuba adashobora kuba yahaguruka naho ari we agenda yicaye ariko no sinzi ko igihe cyose umaze ku isi ugenda nta kibazo ufite uri umugabo utekereza nta kibazo ufite hanyuma wagira akabazo ukumva yuko ngo bigomba kugira gute bigomba gukemuka ngo ariko abantu bagufashije muraje musare nta reka wenda nikomereze kwizi content zanjye hanyuma wenda ne kujya nca ku ruhande nakano kaba gaciyemo reka twigarukire kuri Buryohe ndetse n'umuntu ta Djihad ubwo ngiye ndashaka gushyira umucyo ku bantu bari kunyandikira cyangwa se bari kugenda bampereza nyine ibintu bigaragaza ko ngori gihe wakoze ikiganiro ngo cyageze gute cyashijemo Djihad so rero maze guhereza iyo video obita Buryohe nta kindi kintu yakoze yambwiye ko ngo yazinutse ajya kuri RIB ukora ko ngo ibintu ngo byageze gute ukubyanganira byarabananiye noneho bamaze kugera kuri RIB batanga nyine statement bamaze gutanga statement ndetse ngo batanga n'ibimenyetso bigomba kugira gute gushingirwaho bagira ibyaha barega uwo bita Djihad ariko nyine bahita bafata nyine ibintu babishyira ku rundi rwego ibyaro kuvuga ngo wenda ngo ni discipline nkeya bahita bazana ama certificate uko mu yandi magambo ubwo Djihad aba yakoze icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha cyangwa se gusebya umuntu mu ruhame mbo kubijyanye no kuvuga ngo wenda ngo ba Buryohe ngo ni bamabere ya banyina umugabo wese agenda ahita ajya muri archive arangije azana ifoto y'umuryango we arangije avuga ati mama yapfuye mfite imyaka 15 mbese muri makeya cyane ntago nigeze mbasha kuba nabona uburere cyangwa se ntago nabashije kuba nabona uburyo ki mama wambyaye anyitaho kubera ko bagize gute bahise bamwica ndi kureba mu yandi magambo urabona amatariki tugezemo na amatariki yo kwitonda cyane ndetse rubango nkangura aba YouTube bagenzi banjye gucungana n'amagambo mugiye kuvuga mu iki cyumweru amatitire mukoresha cyangwa se mu gihe ushobora kubona nta kiganiro wabona wakora kijyanye n'ino minsi wihangana ugenda uryame gukora ubyihorera kwa gushobora kuza kuvuga ngo bya bindi ngo mfashe ngo kanaka ngo ndamushyinguye ukajya gufata amatabuleni ugashyiraho ngo amaraso ngo kanaka ngo ndamwishe ibintu nk'ibyo nyine ushaka gusanga ari imvugo mu by'ukuri ushobora kuza gukoresha nta n'ikibazo kindi wari ufite mu mutima wawe nta n'ingenga bitekerezo wari ufite muri mind yawe ariko noneho bitewe n'ibihe tugezemo abantu benshi baba bari kwibuka ibyo banyuzemo ugasanga ndetse hari n'abashobora kuza kubona mu by'ukuri ibyo bintu biri kuba niba ageze ku itariki 7 ukabona ibyo yabonye ku itariki 7 nibyo uri kugira gute bimugaruka mu bitekerezo ku itariki 8 bikabuko noneho Otto Ahmed yese zana amafoto ya mama we aranyira bati mama bamwishe ndi kureba rero ni ikibazo gikomeye cyane ku muntu nka Djihad adashobora kwifata akambwira ngo ndamabere ya mama mu yandi magambo urumva ko Otto Ahmed nta kindi kinaye gukora ari kugerageza gufata ibyo Djihad yamuvuzeho akahita bihuza n'ingenga bitekerezo genocide kandi kino cyaha kibagize gute kiba gikomeye kandi bango baramutse babikomeje akari umunyamategeko bino bintu bakabihuza bishobora kuza kugira gute kurangira bikomeranye bita Djihad nubwo ari kwikaraga mu modoka akivugisha no magambo hari urwego rw'ubugenzacyaha n'urwego twubaha ntago ari kwa shitani so guys ntimukaze gutera ubwoba rero mwitwaje urwego yes so chill Buryohe bivuze ngo ukirero sasa nibyo twavugaga ntago ari byiza gufata wenda umuntu ukoresha YouTube hanyuma nawe ukoresha YouTube hanyuma najya kukuvuga nawe ujye kurakara ngo bamvuze ngo ngiye kuri RIB nzi neza ko nawe ubwawe mu biganiro byose wakoze baramutse bagushatsemo uwo waravuze waramuharabitse ntago ibyo bintu byagira gute byabura kandi ukanye ushobora kuza kuwenda ufite amakuru runaka ku muntu none ukabati iyi nkuru ntago ndi buze kuza kuyibara uko yakabaye byanze bikunze ngomba kuza gushyiramo ibirungo nkashyiramo agasenda nkagenda nyine ndungarunga kugira ngo babantu babuze gukurikirana ya nkuru yanjye baze kuza kugira mu by'ukuri kugira gute kubaryohera ugasanga nyine ufite sample y'amakuru cyangwa se wenda ufite aho wakuye inkuru ariko mu buryo uri buze kuyitangamo
bikaza gusaba ko ugomba gukoreshamo ubwenge bwinshi cyangwa se gusaba ko ugomba gukoreshamo amagambo nyine aryoshye kugira ngo abakunzi b'inkuru yawe mu kuri baze kuza kugira gute baze kuza kuryoherwa na ya nkuru. Noneho wa muntu yabona wenda bya bintu ya nkuru uri gukora wenda ateganya ko wenda ibyo yakoze bimuviramo miliyoni ni urugero, hanyuma akabona inkuru uri gukora iri buze kuza kuba ikibazo gikomeye cyane muri ya miliyoni, ariko ashobora kuza kuyishyiramo ngo wagize gute ngo wabaye umwanzi we. Ngira ngo ni nk'ibintu bisa nkaho biri kugenda bigarukirana. Uri ko wita Pastor Mutesi we n'umurungi Sabe ku rupfu rwa Rusagara bashakaga ngo ibihumbi 10 by'idolari, ubwo ni miliyoni 12,500 bashakaga, ariko n'uwo bita Claude ahita akora ama operation agomba gukansaringa mu by'ukuri za miliyoni bari gushakana bagire gute ntibazibone. Urumva ko mu yandi magambo urumva ko ubita Pastor Mutesi no murungi Sabe bari gukora ibikorwa by'ubusambo, noneho Pastor Claude ibikorwa ari gukora ni ibikorwa mu by'ukuri bize kuza gutuma wa mugambi wa bya bisambo bitagira ku mugambi wabyo, kandi ngo igisambo ntago cyagera gute ntago cyagohereza. Niyo mpamvu usanga nyine tugirana amakimbirane ya hato na hato, ariko kuyi mihanda naguye ngo nta mu YouTuber uri perfect. Abenshi bagenda bagira gute tugenda nyine dufata kuntu tubona inkuru twanyiza tukagira gute tukagira nyine tuyishyiraho udukabyo kugira ngo namwe ubwanyu mudukurikirana muri buze kuza kugira gute kuryoherwa n'ibiganiro tugenda tubahereza. Hanyuma wo bita Buryohe ageze kuri discipline nyine nibwo yafashe ama certificate yakuye mu gisirikari ayereka abantu ngo mu yandi magambo Djihad aratsinzwe, azana ifoto ya mama we abati mama bamwishe gutya na gutya ibintu byagenze gutya na gutya. Djihad ubwo mu yandi magambo amaze gushyirwaho ingengo bitekerezo ya genocide, kandi noneho nta ngingo n'imwe imurengera yaza kuza gutuma mu by'ukuri afata umubyeyi w'umuntu utari ku mbuga nkoranyambaga akahita afata umwana we akatagenda kumuhereza amabere ya nyina. Noneho mama wawe yagize gute yaranapfuye urupfu rw'agashinyaguro. Urumva ko mu yandi magambo aba ari kugira gute kugushima mu nkovu, ariko Djihad ashobora kuba atarazi ko mama wa Buryohe yagize gute yitabye Imana. Mu yandi magambo ashobora kuba atarabizi, cyangwa se yaba atanamufite ntamenye ko yagize gute yishwe muri genocide yakorewe Abatutsi. Nyine ugasanga nyine ibintu bise bigira gute bise bihurirana, ariko kano kanya ngira ngo Djihad yakoreye icyaha Buryohe aramutse anabishatse agenda akamushyirishamo, ariko ikiriho nuko nyine navuye ngo Buryohe ni umurasta. Buryohe nta mutima mubi, Buryohe si umwana mubi, ni umuntu sociable, ni wa muntu ushobora kugenda nyine ukegera mukaganira kumva igitekerezo cyawe. Kano kanya Djihad reka kwihenura kuri Buryohe, kuko ko n'ubundi aramutse abishatse akabikomeza ibintu byagera gute byakugeraho. Kumbwira ngo wenda kano kanya ngo kuba yakureze ntago bishobora gutuma wenda akora ikiganiro. Ubu se ko uwo bita Elize yavuze ko agiye kujyana Murangira Bitsiri mu nkiko, ariko akabanza gukora ikiganiro mu gihe ibintu byabereye mu biganiro, kuko n'ubundi abantu bakeneye kumenya mu by'ukuri icyo ugira gute icyo bivugaho. Niba hari abantu bumvishe Djihad atuka Buryohe ku mbuga nkoranyambaga, abandi bakeneye kumenya balance ya Buryohe icyo bivugaho. So rero ntago ari ibintu bitangaje cyane kushobora kujyana umuntu muri ribu kamurega waragize ukaza ukanabitangaza. Waba urutoroka nyine ugatoroka nta kintu bitwaye, ariko urumva ko nawe ugize gute ubudindiye ibintu nk'ibyo ngibyo bigize gute biri aho ngaho ubona bidasobanutse. So rero njyewe sinzi ko se naba narakoze aho ngaho, kubera ko njye numvisha amajwi kuri Instagram ndagije ndaza ndayaplayinga mu kiganiro cyanjye. Noneho nyiri ubwita bibonye ansaba kumuheza ayo majwi, amajwi ndayamuha ntago nari nzi icyo bigize gute bigendereye, kuko ngiye yarambwiye ngo uze kuza kuyampa hanyuma ntegure uburyo ndibuze kugira gute ndibuze kumusubiza. Ntago nari nzi ko kumusubiza ari ukujya muri ribu. Ikindi yabishaka yari gufata n'amajwi nakoresha mu kiganiro cyanjye, yarangiza akayakatamo akayakoresha mu kiganiro cye, cyane ko ngo yari amajwi afite hafi umunota umwe n'igice, ariko wenda ngiye nkuramo amasegonda 18 ngira ngo niyo nakoresheje, kandi amasegonda 18 n'ubundi nakuyemo yarakubiyemo ibintu byose. Harimo kubijyanye na discipline, ngira ngo kubijyanye na discipline n'ubundi ngira ngo ahangaha byo n'ubundi Buryohe ntacyo yakwitakana, kubera ko n'ubundi nzi neza ko na content bakoraga ngira ngo ribu y'ubwayo niyo yarebye ko zino content mu by'ukuri zitujuje ubuziranenge, zino content ari ubushinzi. Baravuga ati zino content rwose reka tuzihagarike, kubera ko nta discipline irimo ku buryo abana bacu b'abanyarwandakazi cyangwa se b'abanyarwanda bakura bumva ikinyabupfura gikeya cyaba Buryohe, hanyuma bakazagira gute bakazubaka ingo zabo. Akundi umugabo yinjiza gutya ari kwinjiza noneho yavanyemo igahita isigara imeze gutya. So babona ko rero izo content zaba Buryohe bari gutambutsa z'imibonano mpuzabitsina ziri kugenda zica society nyarwanda, hanyuma bagera gute barabifunga. Ari naho benshi bagenda bahera bavuga yuko bano bantu nta discipline bagira, ariko nakubwiye ngo nuko usanga
abenshi wenda iyo bageze ku bijyanye n'imyanya ndangagitsina bavuga amagambo make cyangwa se bakanifata, ariko noneho wa wundi wirekuye ugasanga wenda n'ibyo ari kuvuga hari aho biri gufasha. Abenshi bagenda bavuga ko uwo muntu ari inshinzi, bavuga ko uwo muntu nta muco agira, bavuga ko uwo muntu nyine ari indisipurine, ari nacyo gishobora gutuma nyine uwo bita Djihad agendera kuri izo kontenti, hanyuma akahita avuga ko bagize gute birukanye Buryohe mu gisirikari azira kuba nta disipurine yagize gute yari afite mu buzima bwe. So ku ruhande rwanjye rero sinzi ubwo hagati aho ngaho ikindi kintu nari kubikoraho, kuko nagomba guha link Buryohe uko byagenda kose. Hanyuma ikintu ngiye kwisabira wenda nyakubahwa Djihad cyangwa se uzabakiriho Sipiriyani, ukwiye guca bugufi ukamenya yuko amatariki turimo mu by'ukuri atari amatariki yoroshye, kandi kuvuga ngo kujya imageragere mu by'ukuri ushinjwa ingengabitekerezo ya jenoside, ibyo ntabwo bigize gute, ntabwo biba ari sawa cyane. Uri umuntu w'umusore ufite ahazaza ari gukora akazi ke neza, ntabwo ari byiza ko wenda umuntu nka Buryohe ashobora gufata akakwituniraho yarangiza akagira gute ukajya amageragere kuborerayo biturutse kuki, biturutse ku magambo. So rero birashoboka ko wenda ushobora kuvuga bino bintu utazi ibyo urimo, cyangwa se ukabivuga zagate wenda nugutwika ku mbuga nkoranyambaga nta kintu bitwaye, aho ugasanga undi nyine wenda mu kubyakira abyakira mu buryo butari bwiza, bikaza kuza gutuma n'ubundi ugira gute bakumanura bakakugezayo, cyangwa se ugasanga bagutesha umwanya wawe burya kujya kwitaba ni ibintu biba bigoranye cyane, ugasanga nyine bikugira gute bikugenda gusubiza inyuma mu buzima busanzwe. So kandi nzi neza ko buriya Djihad kano kanya uramutse wenda ugenjeje makeya ukareba kwirwa wenda ushukwa n'umunyenga w'imodoka ya kredi, ukagenda ukegera wita mama Buryohe na papa Buryohe kabisa bakubabarira ino saga ikarangira, ukarangiza kino cyumweru wimereye neza kuruta uko bari buze kuza kugukwega bagira gute bagushinja ibintu byinshi cyane. Hariho ngo dosiye bajya kwitunganya musaza bakayishyikiriza wenda parike mw'ibi bihe turimo by'icyunamo, bari kuvuga ko watutse umuntu ku mubyeyi wishwe muri jenoside, ni izina ry'Imana bibuze kuza kurangira bikubanya ibintu by'ibibazo cyane. Kandi abenshi na benshi nyine twicaye kuri kamera usanga umuntu ari yikarakasa ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ngo rw'abanyarwanda, ariko ubundi ubyemera iyo bamaze kwambika ipingu, bamaze kukwambura inkweto n'umukandara, bagushyizemo amafera beto, mu by'ukuri udafite uburenganzira bwo kuva aho uri, uretse nibango no kujya kuri toilette ari bo babikugenera, nibwo uhita umenya ko burya ibintu wakoze bigize gute ari amahano. Ariko iri kwidedembya hano hanze nyine ko ari ibintu bisanzwe, ariko mwana hari ahantu bihinjiye utubona ko ibintu bigize gute byamaze guhinduka. Niyo mpamvu kano kanya nyine ntabwo ari byiza ko wenda mu gihe ukoze nk'ikiganiro kikababaza umuntu kawe naho kwaba ari n'ukuri cyangwa se ari ibinyoma, ariko ugasanga wenda wowe wagikozeho cyamubabaje, uba ugomba kugira gute kumubwiza nyine ukabata okay nyine just nyine bikoze mu buryo nyine nabonaga ko ariko nagomba kubikoramo, ariko niba byakubabaje rwose ihangane ntabwo nzabyongera. Ubwo ubutaha nzajya kugira wenda ikintu nkuvaho nzajya nkugisha inama, umbwira uko ngomba ndi buze kuza kubaka ibintu kugira ngo wenda ntaza gukora ibintu bibuze gukomeretsa yaba wowe yaba n'umuryango wawe n'abana n'inshuti n'abavandimwe. Ugasanga wenda abantu bagize gute bagutera icyizere, ariko nanone ku bijyanye no kwihanganira ibisambo, kwihanganira abatubuzi, ibyo ngibyo ntabwo wajya kugisha umuntu inama mu gihe ubona mu by'ukuri ari igisambo, mu gihe ubona ari umutubuzi, mu gihe ukora afite imyitwarire itari umunyarwanda n'umunyarwandakazi, umuntu udashaka gukora just guhora yirukanka akumva yuko azatungwa n'amafaranga avuye mu bantu yinjira kuri mobile money yiwe, ngo icyo azarya ari amafaranga avuye mu bantu, adashobora kwicara mu by'ukuri ngo agire ikintu agira gute agira ikintu akora. Iki niba uri umuntu w'umugabo ukamara imyaka 5 ukora umurimo runaka, ukabona uwo murimo nta mpinduka uzana mu buzima bwawe, niba ngo bagusohora mu nzu, abana ntibabona icyo kurya, ntibabona minerivare, ntubona umwenda wo kwambara, warangiza ugakomeza gukora ka kazi, ubundi ubugira ubwenge. Bivuze ngo nta kintu kigomba kubaho, ni uguhita uhindura imikorere, ko ejo n'ejo bundi ushobora kuzasaza, ugasaza mu by'ukuri none bya biganiro wakora udashoboye kubikora, kandi ubanga abo bikora bo n'abakire barakize, ahubwo wowe ntigute udafata umwanya ngo wige uko abandi bakora, hanyuma nawe ugende ukora ibintu byawe ubashe kwibeshaho. So rero ntago twe tuzihanganira mu by'ukuri umuco mubi wo gusabiriza, ntago tuzihanganira umuco mubi w'abantu b'abagabo badashaka kugira icyo bakora, nyine bango uko bakumva yuko uko byenda kose bagomba gutungwa n'amafaranga y'abantu bagenda bafashisha. Tugire gahunda yo kwigira ibintu umuco wo gusabiriza ntago tuwukeneye, ndetse nuza gusaba ku mbuga nkoranyambaga ntago nzakugisha inama, nzakubwiza ukuri uzababare, ubwo nujya no kundega tuzagira gute tuzaburana. Gusa icyo nzi cyo nuko ntagomba kuza kuvuga amagambo niboneye cyangwa se ngiye kuvuga ngo ibyo utakoze nyine mu gihe ibyo mbona wakoze bitakwiriye umunyarwanda n'umunyarwandakazi, nzajya agira gute nzajya ngutamo, ubwo kuzajya ubyakira birakureba. Ubwo niwumva nyine bikubangamiye, ubwo uzagira gute uzayikora icyo umutima nama wawe ugutegeka. Gusa icyo nzi cyo nuko buri wese
muri mu YouTube wese ashatse kufungisha mugenzi we man yamufungisha pe yamufungisha kuko kano kanya uricara uvuga umuntu ukumva ni sawa noneho waye bakwicara bakuvuga ukumva birakubabaje ubwo wundi wakuvuze nawe afite uri bumuvuge kandi none nakubwiye ngo kuyimihanda ntago ushobora kuza kuvugwa ugize gute utari umustar nta muntu n'umwe ushobora gufata ngo ushyire kuri thumbnail ye atakwemera kuko kano kanya kuyamfata kanya baye ngiye kuvuga wenda umuntu runaka impamvu muvuga nuko wa muntu mba mwemera mba mukurikira mba numva ibyo akora kandi nkavuga ati nindamuka muvuzeho uyu mashobora kuza gutuma mu by'ukuri wenda kunzwe n'abantu benshi bari buze kuza kumva ibyo namuvuzeho kano kanya nta waguta igihe cyawe akuvuga ugize gute udahambaye kandi ikindi ngo wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina ndetse n'umusaza yakubwiye ngo nta muntu n'umwe wagize gute wishwe n'amagambo urareka abantu bakagira gute bakavuga wowe ukagira gute ugakora ikintu muramuka nakuvuza amagambo noneho abantu babona bya bintu bakuvuze bakabona koko nibyo ujye wicara uvuga ati uzi ko nshobora kuza kuba ndi ikibazo muri rubanda hano kanya se ninde wajya kuvuga Rutayisire ukavuga nabi Rutayisire abantu bakakumva nta wakumva kubera ko Rutayisire afite ibyo yubatse kandi ngo ibyo yubatse uramutse uje kubisenya ntago byaguhira abantu bamwizeye nk'inyangamugayo kuza kuvuga ko ari umuhemu ntago abantu babyumva ariko ni benshi cyane ushobora kuza uvuga ko ari abahemu bitewe nuko abantu benshi bazi ko n'ubundi ari abahemu bakita bemera ko n'ubundi ibyo bintu byagize gute ari byo ari ubuhemu ari nako bahora ugasanga abantu dukwiye kugira gute kugira ukuntu twitwara mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko hagati aho ngaho wenda nibutsa aba YouTube bagenzi banjye yuko tugeze mu matariki atari meza aho abantu bafite ihungabana ritandukanye nta mpamvu yo kuza gukina mu buzima bw'umuntu ngo ngiye ngo ntunzwe n'inyama z'abantu ngo nica abantu ngo nahiza ngo nkarya amafaranga avuye ngo mu nyama z'abantu ngo kanaka ngo ndamufashe ngo ndamushyinguye ayo magambo nk'ayo ngayo guhera uyu munsi mugire gute muyihorere ubwo mushaka ukuntu mujya gushaka wenda abantu barokotse genocide babatanga ubuhamya mukora ibiganiro byubaka societe nyarwanda ariko ibintu byo gutwika kano kanya guhera itariki mwihangane mube mubihagaritse ubwo tuzongera guhura ku itariki 14 tugiye kujya wenda tubana mu biganiro nyine bisanzwe wenda ubuhamya bw'abarokoze genocide ukuntu wenda inama bakuru b'igihugu batanze n'ubuyobozi cyangwa se nawe inama wagira urubyiruko n'abanyarwanda hanyuma ubuzima komeze bugire gute bwendereye dukore buri kimwe cyose kigomba guteza intambwe igihugu cyacu kigakomeza kugera gitera imbere mu ruhando rw'amahanga ariko ibijyanye no kugira gute no gusenya wapi so ndagushimiye rero niba urakoze subscribe kuri Bosco Empire niba utarayikanda ukabona ko bikwiriye ndakwinginze kandi nonaha kugira ngo tuze kwibanira 5 kuri 5 ibindi Imana iduhana umugisha naho ubutaha ciao ciao